BK Arena. Ngiye gutembera mbereke ibintu biri kuhaba, ntabwo nzi ibirori bihari. Turagira ngo turebe wagwana. Reba. Iyi ni BK Arena, iyi ni Kigali. Amahoro kuri mwese. Bifurije kuzagira umwaka mushya muhire, umwaka uzababere w'ibyiza, umwaka uzababere wo kubona amafaranga, muzabona ibikoroto, muzahirwe mu byo mukora byose. Aka kanya rero tugiye gutembera Kigali ya nijoro mu bihe by'iminsi mikuru, mu bihe by'ubunani. Ndi kumwe n'umujene hano agiye kuntwara, ariko nizere ko angezeyo amahoro. Turagenda tubatembereze murebe ukuntu Kigali mu minsi mikuru iba imeze. Twagiye mani? Ubu twagiye cyane. Twagiye kayise. Gusa tugereyo amahoro nizere. Kugereyo amahoro. Turagira ngo tugere twereka abantu ukuntu mu bihe by'ubunani imihanda ya Kigali nijoro iba yifashe. Iba yaka ibiryoshye ndakurahiye. Ariko si umuntu wundi utazi Kigali, utaza Kigali muri ino minsi mikuru abayeho ate? Reka ntuzi ko u Rwanda ruraryoshye. Ibihera ijisho. Dufashe umuhanda turagiye. Umujene yambwiye ko ntwara gahoro, tutaza gukora ibintu bibi. Tukagera aho tugiye amahoro. U Rwanda. Ariko uragiye nk'amakuru nyine yanyu ngo y'abamotari. Amakuru y'abamotari none se reka nkubaze. Wowe muri ino minsi yose, muri ino minsi mikuru, wowe ni wowe ugenda mu muhanda na nijoro n'ibiki byose, wowe ubona bimeze bite? Yego. Amafaranga mwarayabonye? Yego. Siko ahantu njya numva ahantu mugendera igihumbi, kandi abantu bakayabaha bishimye. Yego. Kandi baryohewe bizihiwe, ayo mubaka yose bagahita bayabaha neza bien. Ahangaha ni muri feruje za Rwandex. Zikaba ziraturekuye. Ubwo tukaba turagiye, turi kwerekera za Remera. Urumva hari abantu baba badaheruka Kigali, abadiaspora benshi batazi Kigali mu minsi mikuru ukuntu imeze. Reba ubwiza bwa Kigali. Ariko Kigali ikavuze ukuntu ntibagire ko bazi. Tugeze mu zindi feruje nazo. Ubu turagiye. Turazamuka tugana Sonatube. Ariko reka nkubwire, abantu batazi iby'imihanda ya Kigali, hano hari uturongo ducagaguye. Hano hagenda imodoka zitwaye abagenzi gusa, nizo zigendera hari ahantu. Nubwo abajene mbona banyuzemo. Ariko polisi igufashe ihita ikubaza impamvu wanyuzemo.
kibateka cyahoho abantu baragitinya iki ngiki. Urumva umutekano wo mu muhanda abajene baba bawitayeho kugira ngo abantu barangize umwaka banezerewe nta kibazo gihari. Mwiza cyane reka ngwize ko umwaka uraryoshye, nizeye ko abantu bose uzaba oya uyu mwaka uraryoshye. Reba sha, reba imodoka ese urabona bitaruta iby'uburayi. Abanyaburayi urabona hari icyo baturusha. Imihanda yacu ni myiza, iranga isuku n'umutekano, ariko mwihanganire umuyaga. Bantu banjye mwihanganire umuyaga, irakonje imeze neza. Kigali tugana hakurya mu za konvesheni, aho ndaje tuhagiye tubatembereze turebe ukuntu iyo wanyu buri kigo cyose arakibereka. Iminsi mikuru ukuntu Kigali tubayeho, ariko ugenda ureba muntu wanjye bataza kutugonga. Gahunda yo nigera y'amahoro, yego muri gahunda ya polisi turabizi nigera y'amahoro. Nawe ndabizi urayitwariza kuko nawe ukunda ubuzima bwawe. Yego ugomba kwikunda ugakunda n'ubuzima bw'abandi kugira ngo umwaka byibura urangize amahoro, dutangire amahoro turyoshye nta kibazo. Ubu ngubu aha ngaha ni sonatube. Reba sonatube, reka tugere muri ya rompo ya sonatube urebe tubereke. Urumva hari abantu badakunda kugenda nijoro, batazi Kigali nijoro uko iba imeze. Kigali iryoha nijoro. Noneho n'abadiyasipora bataheruka Kigali tubereke ukuntu ibintu biba biryoshye. N'ubundi hahire rimwe ni hahandi. Dore tugiye kugerayo. Hano ni sonatube tu. Sonatube nayo ni sawa. Iriya rompuwe ndashaka ko tuyibona tukereka abajene bari kuyireba. Motari wo mu cyaro ntabwo ibi yabishobora, sinkubeshye. Motari wo mu cyaro urabona yashobora gukata ino rompuwe. Iyi rompuwe motari wo mu cyaro ntabwo yashobora. Uyu muntu usata dore motari wo mu cyaro yamenya kugenda muri uno muhanda. Iyi rompuwe ni iya sonatube. Reba ukuntu isa neza. Aho reba Kigali yacu. Turakomeje rero twerekeza i Remera. Ariko dufite imihanda myiza sinkubeshye. Yego nkawe uriya mujene ze ubundi iyo bageze kuri zebura barahagarara, abanyamaguru bagatambuka. Ubundi niyo gahunda nta yindi. Niyo mpamvu duhagaze kugira ngo abanyamaguru batambuke. Kuko gahunda ya polisi y'igihugu kugira ngo ubundi tukaryoherwa kurangiza imyaka n'amahoro cyane. Hakurya yagira ikibazo. Isuku, umutekano ahantu hose. Niyo mpamvu u Rwanda rwitwa umutekano. Iyo uri muri
Kigali uragenda mu saha 24 aho kubangamira. Iyo hagize umuntu kureba ibintu polisi ihari ikabikemura. Umutekano ni uwa mbere. Ese moto wowe ntubizi ugenda ntimukora amasaha yose? Yego ariko ujya ushaka ibikoto mu mahoro, genda gahoro utazabura umuzima, kuko ushaka ibikoroto kuko uriho uri muzima. Urumva uko iyo bakugonze urumva ntabwo wongera gushaka ibikoroto. Ni ukubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo ibintu byose bibe amahoro. Aha bahita kuri Press House. Press House aha ngaha tugeze, turagenda dusobanurira abantu tugeze muri zebura nyine uratumva zebura abantu barahagarara, abanyamaguru baratambuka. Gahunda ubu turakase tw'Iremera, ariko twigiriye motari nawe babizi. Urumva ubu ngaho tugeze ni muri feruje badufunze, tugomba kwitonda gahoro gahoro. Umusaza bimeze bite mwana? Ibikoroto se mu minsi mikuru uri kubibona? Ni gake gake ariko biraboneka. Wantu ugereye amahoro musaza. Abamotari ariko ni sawa, ariko urumva ntabwo ari mwese kuko hari abamotari nanone baba batabyumva, ariko ababyumva nabo ni sawa. Ariko twifuza ko buri bose bazajya babyumva neza, kabisa. Ase ntibari kunyura hariya mani? Umusaza nawe ubu nyibiyemo mani. Ugiye kuzamuka kuri stade Amahoro. Stade Amahoro bahita Nouveau modeli batatugonga. Ukomeza hariya ruguru, ukomeza ruguru. Ese abajene bite byabo twikomereza mu gisimenti. Barahaza abantu bose, abantu bazi ibibera mu gisimenti. Iriya ni stade Amahoro, barayizi ndakeka. Iyi ni stade yacu imeze neza ku isi. Reba uzi Amavubi yakiniyemo n'udukipe ari kwikutonda. Dore ngiye sha stade Amahoro. Shamotari nawe uri uwa mbere. Uyu muntu bihangane ntibatugonge. Dore we Rwanda n'uruyange. Ahangaha bahita kuri stade. Iyi stade rwose abantu babazi Kigali nijoro ni bakeya rero, kuko abantu bakunda kugenda Kigali siza kwifata neza hano. Hano ni mu gisimenti, atatu yigira rero hariya hino aho bibera n'ubundi ni hahandi. Reba zariya koti abantu heza zariya koti reba
moto utarangara, utarangara akatugora kuko ahantu hararyoshye kuhatembera. Ewana, kuhatembera ni utamu kabisa. Urumva ko ntatembereje abantu, urumva hari n'abantu baba mu cyaro baba bataragera i Kigali, hari n'abanyakigali batajya bagenda nijoro, hari aba diaspora bose ngomba kugenda mbereka noneho mu bihe by'iminsi mikuru. Reba amahoro sene, hano niho bibera. Amavubi yacakiye agakipe hano, ariko shaka bibera bikunda kugorana. Yacakiye agakipe, ahubwo agakipe karayicakira. Ahubwo reka muri iki mota tujye tuyasengera, tuzajya ducakirwa ikipe kugira ngo tumugarikire hano ku mahoro. Ubundi ubukipe bukunda kutugarika, wenda dusenge. Dore hano bahita muri arena, arena niho byose bibera. Arena yacu arena, dore haba hari ibirori umunsi ku wundi, haba hari ibirori. Reba arena barayibona, dore arena ngiyi mwa bantu mwe, nayo ni uburyohe. Iyo abantu banjye ubu aha ngaha ngeze ni kuri bike arena, ngiye gutembera mbereke ibintu biri kuhaba. Ntabwo nzi ibirori bihari, turagira ngo turebe wagwana. Reba iyi ni bike arena, iyi ni Kigali. Ewana ntiyatari, ndakurahiye abantu baba baje gutarama. Hano ni kuri bike arena, abantu baje gutarama baba baryohewe mu minsi mikuru. Ewana baranezerewe, mbese ibintu ni amahoro cyane. Mukomeze murebe rwose ukuntu hano bari muri check-in, bari kwinjira kugira ngo bajye kurya isi, barebe ukuntu gahunda yesa yanga Kigali. Kigali ni sawa cyane.